Turabaramukije mwese inshuti zacu kandi bene data, tubaha ikaze kuri Mutuyimana Leonera TV, muri wa mwanya mwiza tuganira ku ijambo ry'Imana, tukaririmbira Imana, tukaganira nyine mu buryo bw'umwuka ibintu bitwigeza imbere. Imana ishimwe. Turi kumwe na mwene data rero, reka tumuhe akanya abasuhuze anabibwira, dukomeze tuganira. Ikaze. Utakurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba, utakurusha kwizera ntakajya gutera ubwoba, utakurusha kwihangana ntakajya gutera ubwoba, kuko uwaguhamagaye abarusha amaboko, kandi uwaguhamagaye byose arabitegeka, kuko uwaguhamagaye abarusha amaboko, kandi uwaguhamagaye byose arabitegeka. Amen. Amen. Nitwa Stella Christine Manishimwe aka ninjye wa mugore. Nishimiye kubana namwe kuri Mutuyimana Leonera TV. Imana ibahire kandi ibanezeze uyu munsi. Amen. Imana ishimwe. Uyu munsi rero ni umugisha ukomeye kuko twongeye guhurira hano tuganira. Abenshi njye musanzwe mumenyereye hano, ariko hakabaho benshi muri mwebwe batwitiranyaga, cyane cyane bashingiye ku ndirimbo. Hari n'abo nyine twajyaga duhurira mu materaniro, nazamura witinya, batari kuririmba n'utakurusha gusenga. Ubu rero uhereye uyu munsi mugiye noneho kudutandukanya, kuko mutubonye turi kumwe. Icya mbere dutandukaniyeho ni ubwo njye ndananutse. Byose byubahisha data. Ya biragaragara ko mana. Ariko no kutwitiranya njye mbona bafite ishingiro ratambahaye amanota 5/10. Impamvu mbahaye amanota, hari buriya abantu hari ibintu bashingiraho. Kuba twarakoze umurimo w'Imana mu bihe bimwe, igihe kikagira tunabana, hari ibintu impamvu ibitera. Iyo abantu bava mu rugo rumwe, hari igihe kigera abantu bakajya babitiranya uko bababonana kenshi, babumva kenshi, ivugabutumwa twakoze imyaka myinshi ya kera tugendana cyane. Hari impamvu ziba zabiteye. Rero atambihereye 5/10. Sibyo se? Nawe yabaye. Nanjye ndayabahaye, ariko uyu munsi urabona ko bibaye umugisha. Bagiye kujya duhurira mu nzira, be kongera kumbwira no mu materaniro, nibongera korona nirangira bakongera kudusubiza mu rusengero, ntawe uzongera kumbwira ngo noneho nguririmba utakurusha gusenga. Ariko ubutaha niba nabikubwira uzayiririmbe, byose ni kubw'umurimo w'Imana. Cyane rwose, nta kibazo. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma rero reka tubanze tunasenga Imana kugira ngo dukomeze tuganira, ariko twanasenze Imana nabyo ni byiza. Ku bakunda Imana, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, kandi kubanza Imana imbere ni ibyo. Amen. Ndumva wadusengera rero, byaba byiza kurusha. Mwami Imana yacu, turagushimiye, Uri mwiza. urongeye uduteye iteka, uduhaye uburyo ndetse uduhaye umwanya wo kuba imbere yawe. Ibi byose tuba dukora ni kubw'icyubahiro cyawe kandi ni kubw'umurimo wawe. Waduhaye aka karongo kugira ngo tukavugireho ubutumwa bwiza kuri aya macano yacu y'ivugabutumwa. Duhari kubwo gushyira Imana imbere, duhari kubwo guhesha Imana icyubahiro. Ahangaha duhari kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bwiteguza abantu ko Umwami Yesu ari bugufi. Tukihagera rero Yesu, tukubanje imbere, ganiriza imitima y'abera, ganiriza ubugingo bw'abera, bana natwe, utwishimisha ibyishimo bihagije bikwiranye n'igihe cyacu, kugira ngo tubeho ubuzima bwuzuye bw'ubumana. Tugisenga Kristo, turagusabye kugira ngo tubanze imbere, kuganira kwacu kubukwera, baduteze amatwi bunguke kandi bahembuke. Nubwo yaba ari umwanya muto, ariko aba umwanya muto wo kuramya Imana mu mitima yacu. Utubere umwanya mwiza wo kongera kuvugurura ubucuti dufitanye na Kristo. Imitima yacu ikomeze ihembukire imbere yawe. Urakoze mutangabugingo, urakoze kubyumvise, urakoze kandi kubikoze. Byose bikaba byo kuguhesha icyubahiro hagati muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikiganiro cyacu rero muri aka kanya turi kubahamo ikaze, kirasa ni nko kwibukiranya amateka, kuko abantu hano mutuzi
twese dukorera imana mu buryo bwo kuririmba, dusa n'abantu bahagurukiye mu gihe kimwe. Hanyuma volume yanjye ya mbere murabizi yitwa Witinya. Niki gitumye ibise bigufata ukaba wihebye nk'umugore urikunda, mbese ujya wibuka yuko kera utarabaho Imana yo mu ijuru yari izi kuzabaho, imitsi yo kubaho kwawe itaravaho n'umwe yari yanditse mu gitabo cy'Imana Data. Amen. Nubwo twarekeraho, imibereho yawe ntabwo yayitunguye, ubuzima bwanjye ntabwo ari impanuka ku Mana. Ntabwo nashakaga rati imibereho yawe ntabwo yatunguye Imana, n'ubuzima bwawe ntabwo ari impanuka ku Mana. Ariko uzi ko ibintu byose Imana iba ibifitemo umugambi. Yego, ubuzima bwacu buri mu mugambi w'Imana. Imibereho yacu ko tubayeho uyu munsi, byiza cyangwa se twakwita bibi, bibabaje cyangwa binejeje, bikomeye cyangwa se byoroheje, byose ni mu mugambi. Bakunda Imana kandi byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana ishimwe. Musabiye umugisha ku bw'iyo ndirimbo, Imana yaramfashije. Iyo ndirimbo ndayikunda na n'ubu. Yego. Hanyuma ubwo nawe ugiye guhita ufatira wabwira uti nanjye volume yanjye ya mbere yitwaga gutya. Harya yitwaga gutya. Banyarwanda mu nyibutso yitwaga gutya. Twaguta kurusha gusenga. Yego. Gusenga sha. Gusenga ni ubuzima. Ubwo agatero kamwe nyine bakaririmbye dutangira. Mutima wanjye we uramenye utuze kandi ukomere, mwituze no mu byiringiro hari igisubizo, kwitonda ukarindira byemeza umutware, mwituze no mu byiringiro hari igisubizo, kwitonda ukarindira byemeza umutware. Amen. Iyo ndirimbo uziko ndimo ndayisubiramo, abakunzi banjye bansabye gukora remix y'iyo ndirimbo. Murayibona vuba byihuse. Izasohokana audio remix yayo, ariko ikoze ku buryo imeze nk'imwe ya kera, ariko tukavugurura nyine ibicurangisho. Urumva indirimbo imaze imyaka 2007 kugeza 2021 ni imyaka myinshi. Rero abakunzi banjye bamaye ibitekerezo muri izo comment mujya muduha kuri channel ya YouTube, bansabye ko nayisubiramo. Hanyuma Imana ishyigikira uwo mushinga. Audio yararangiye, video nayo irarangirana n'uku kwezi. Hano izabageraho. Imana ishimwe. Amen. Ubwo bafite amatsiko yo kumenya iyo volume ya mbere yari iriho indirimbo, urababwira muri make indirimbo zari ziriho kuri iyo volume ya mbere. Volume yanjye ya mbere yari iriho indirimbo 10, yose yari ifite fondation cyangwa se intangiriro yayo yose yari ijyanye n'ijambo ryitwa gusenga. Hari hariho indirimbo yitwa ubuzima busenga, se barayibuka? Yesu yabonye yuko kugumana n'Imana mu ijuru atari ibintu byo kugundirwa, isiga ubusaza kudushaka, yakoze umurimo ukomeye utari gukorwa n'undi wese, yagiriraga neza bose akibanira cyane n'aboroheje, yabayeho ubuzima busenga, yagiraga ineza n'ibambe, yagiriraga neza bose, tumwigireho n'umugwaneza. Twigire kuri Kristo. Amen. Amen. Mbega indirimbo za kera uziko zari ziryoshye. Reka kiriya gihe twari turiho ubuzima busenga. Imana ishimwe rero. Yego. Hanyuma hakurikiraho volume ya kabiri. Njye volume ya kabiri yitwaga nta jambo ry'Imana rihira. Uwiteka nzi ko nta jambo uvuga ngo rihere,
kandi nzi neza yuko Imana itagihinduka, nzi neza yuko wansezeranije umugisha, nanjye ubu ndacyawutegereje. Wambwiye yuko wamenye izina, nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe, kuko intore zawe wafashe ukuboko, ntawuza zikuvuvunura mu biganza, kuko intore zawe wafashe ukuboko, ntawuza zikuvuvunura mu ntoki. Imana ishimwe. Yo, haleluya. ubwo bahita bibaza bati hanyuma iyawe ya kabiri yitwaga nk'iki? Bagiye. Mana nyagasani, harya ubu ndayibuka, nyamara nditabaza leta ibigemo. Umva munyibutse, harya yitwaga nk'iki? Volume ya kabiri. niyo wa mugore Oya, iyo ni iya gatatu. Volume ya kabiri yitwaga Mpisemo Yesu. okay. Nabyumvise. Urumva ni utuntu tw'amateka tuba tubitse ahantu kure, mukumva ko ubwonko ka kure, ni ukubanza kunyeganyeza kugira ngo wibuke ahantu bibitse. Volume yanjye ya kabiri yitwaga Mpisemo Yesu. Yewe mpisemo Yesu, murutisha isi yose, andutira amafaranga n'ifeza n'izahabu. Yewe mundu wabambwe, murutisha amatungo, andutira n'amagambo n'amazu y'igiciro. Uwanyimika nkaba umwami umwe w'ishyanga rinini cyane, n'imbata y'icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu mukunzi wanjye, sinyita ku biri mu isi, Yesu aranyuze. Amen. Amen. azanakomeza tunyure Aratunyuze we. araryoshye Yesu. Araryoshye. Imana ishimwe. Yesu aratunyuze rero. Yesu aguha umugisha wabarobesha. Aryohera cyane, nawe ukiburyoha nkawe, ni mwiza n'uw'igikundiro, n'umwami w'amahoro, ahumura neza kurusha uburabyo bwose, na buri kise mufite kwandangirije byose. Aryohera cyane Yesu, nawe ukiburyoha nkawe, ni mwiza n'uw'igikundiro, n'umwami w'amahoro, ahumura neza kurusha uburabyo bwose, na buri kise mufite kwandangirije byose. Imana ishimwe. Mana yanjye usubije Yego. ndi gufashwa. Ni byiza no kwibukiranya nyine. Iki kiganiro kigamije kwibukiranya, tukibutsa n'abakunzi bacu amateka. Ubwo bahise bibuka ko volume ya mbere twayikoze muri 2007. Uyu munsi turacyakorera Imana tubikunze, kandi turumva tugifite mu mutima inzira z'igisiyoni. Uzi ko njyewe numva biryoshye kuruta mbere. Yego. Ibintu bijyanye n'ubwami bw'Imana, Bibiliya ibivuga neza, iravuga ngo uko urya munsi urushaho kutwegera, tugende turushaho, donc tujye tuva mu bwiza tujya mu bundi. Uko uriya munsi urushaho kugenda utwegera, turushaho gukunda Imana kuruta uko mbere twayikundaga, turushaho kubaha Imana kuruta uko mbere twayubahaga, turushaho kumvira umwuka wera kuruta uko mbere twamwumviraga. Rero ngenda numva wa mugani ni nk'ubuki, uko ugenda wigira ku bwa kera niko bigenda biryoha kurutaho. Ubu urimo kurya wakwigiramo imbere ukarya bwiza kuruta ubwo wamaze kurya bwa mbere. Amen. Imana ihimbazwe ko yatwemeye. Bundi twebwe nk'abantu b'abagore ntabwo biba byoroshye. Wakwibaza ngo muri iyo myaka yose ni gute birushaho kuryoha, ko hari abo twatangiranye batakibikora, ko hari abo twahagurukanye bamaze gusubira iyo baturutse. N'imbaraga ki zitubashisha kudakumbura amadegede na tungurusumu, kandi abandi barabikumbuye bagasubirayo. Kansubiza ngo kabazo, ubundi n'imbaraga ki? Haleluya! Amen. Hariho imbaraga z'Imana zisunikira abera kugumya kwera. Bibiliya yarabivuze ibivuga neza. Iravuga ngo ubundi
abakiranuka bakomeze bakiranuke, bakiranuke abera bakomeze bere, abagomera Imana nabo barakomeje. Ariko twebwe nta gahunda yo gusubira inyuma dufite mu mitima. Dufite gahunda yo kubaha Imana, tukabitoza abana bacu twababonye bitugoye, tukabitoza batugose, abakozi badukorera tukabatoza Imana, abaturanyi duturanye tukababwira Imana, iyo twabonye atari yo twumvanye abandi. Izi mbaraga zitubashisha kubigumamo n'izi ni imbaraga z'Imana. Izi mbaraga z'Imana nizo zonyine zibidushoboza, kuko ibyo abandi bakumbura bagasubiraho natwe twarabigize twajya. Ariko ni iki gituma tutajya? Ni uko Imana yavuganye natwe, ibyo Imana yatubwiye, haleluya, yagiye ibisohoresha umwete n'umurava, kuko umugambi wayo wari upanze ku buzima bwacu. Turashimira Imana itubashisha, nubwo turi abantu b'abagore. Bibiliya yavuze ngo turi inzabya zoroshye, ariko muri uko koroha kwacu, muri izo ntege nke zacu, muri uko guca bugufi kwacu, muri uko kuba tudashoboye kwacu, Kristo niwe aza agahagarara akadushoboza, Imana ikagenda idushyigikira. Birashoboka ko hari uba wumva wenda hari aho tutageze twagombaga kugera, ariko nta n'ikitwirukansa, turacyafite umwanya wo gukorera Imana. Tujye twigendera gake gake, dukora ibyo dushoboye, sibyo? Kugeza ubwo Kristo azavuga ati nimuze aho data yahaye umugisha. Amen. 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 Kuri iyo mbarime ya kabiri bashobora kugira amatsiko bakabaza bati hari ariho utuye, uragiye ubabwira nkeya mu zari ziriho wibuka. Wibuka muri aka kanya zihari ari yitwa gutya na gutya, ariko ndibuka harimo n'ibindi bivuga ibintu bya Dawidi n'umuhumetso, ibintu nk'ibyo ziwarire. Hari indirimbo ivuga ngo Miriyamu. Ubundi kuko ngiye gukora video, nakoze selection kuri volume ya mbere n'iya kabiri, ndazivanga ngo zasohokeye rimwe kuri video, ariko kuri audio ntabwo zari zarasohokeye rimwe. Niyo mpamvu nyine ziba zimeze nk'izenda kwitiranwa, ariko zose zirahari. Ubwo nibajya kunsura kuri channel yanjye baragenda bazisangaho. Iyo rero ya Miriyamu yaravugaga ngo Miriyamu yaratambye atambira Imana kubera imirimo myiza yari yabakoreye. Nanjye uyu munsi ndatambira Yesu, nanjye uyu mwanya ndatambira Yesu. Reka ntambire Imana yanjye, nyikurire ubwatsi, yangiriye neza, yampaye amahoro Yesu, yampaye agakiza, yampaye n'ubugingo, iryo ni isezerano. Yesu we niwongere wubahwe, nukuri mwami wanjye niwongere wubahwe. Nyamara Imana yubahwe, Imana niyubahwe, mbese yubahirwe hagati muri twe. Amen. Amen. Yego, turacyakomeje no gukorera Imana. Njye volume yanjye ya gatatu yitwaga ibyiringiro, hanyuma wowe umugambi. Yego, ubwo urababwira ku mugambi rero. Umugambi harya bayiririmba gutya, uragenda uzinyibutsa kubera ni nyinshi. Reka ngeze kuri volume ya 5, gusa ubu urabona napfa kubyibuka. Yesu we, ariko ndikumva Imana ingiriye neza. Imana izaduhe gusaza neza, nukuri tuzasaze ubundi abakira imvi zirinde z'uruyenzi, tukiramya Imana tuyihimbaza. Iyo ndirimbo y'umugambi rero, iyo ndirimbo y'umugambi volume ya 3, volume ya 3 yitwaga Amashimwe, ahubwo iyo ndirimbo yitwa umugambi nayo yari iri kuri iyo volume. Nanjye beshyiraho amusoso yitwaga Amashimwe, ariko igeze mu bakunzi bayihindura Ninjye wa mugore. Iyo niyo volume ya 3. Rero isa n'ihinduye izina, rirafata nyine kubw'umugambi w'Imana. Nabyo numva nta mpamvu yo kwima abanjye ibyo bashaka, kandi mbifite. Ndavuga ni icyifuzo cyanyu gihindutse itegeko imbere yanjye kubw'icyubahiro mbagomba. Ubwo ibihindutse Ninjye wa mugore, ahantu hose ni Ninjye wa mugore, no muri quartier basigaye banyita Ninjye wa mugore. Rero
abangaba nabo babwire ko ari we wa mugore. ninjye wa mugore waje iwawe ananiwe arushye kandi aremerewe, nari mfite ibibazo bikomeye cyane, nta wari kuntabara, nta n'uwari kundengera, data ndabyibutse byose, ngaruwe no kugushimira, Yesu warakoze. Amen. Amen. Imana ishimwe. Iyo ni volume ya gatatu ya Stella tubari turi kuvugaho. Iyo ni iya gatatu. Iya kane yitwaga gwiki? Umwishingizi nyawe. Umwishingizi nyawe. Naririmbaho gatoya. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho, ukamvugira nta mwanzi n'umwe wamunyirukanaho. Imana ishimwe ko dufite utuvugira imbere muri me ya gatanu yitwa gwiki ubu? Si twe turwana. Twagiye no ko atari twe turwana. Buri kubarobesha kugira ngo bahite bihuta kuri Instagram, ninjye wa mugore bajye kuzireba. Yego bagomba kujya erega ibi bintu ni ukubaka ubwami bw'Imana pe. Iyo uri mu rugo iwawe udaheruka mu rusengero, wakagombye kugira ibintu bigufasha kugumana ubuzima bw'ubumana, ukaguma mu mwuka, ukaguma mu mavuta, ukaguma mu mbaraga, kuko isi yo iradushinyikiye, iratubaga nta kinya. Igihe watakaje ibyiringiro niho Satani agusanga kugira ngo akwiyebeshe bitewe n'ibyo ubura. Nawe ujye umwereka ibyo ufite. Dufite Imana. Satani nagutanga akwibaza, akwereka ibidahari, ujye umwereka n'ibihari. Hari ibihari kandi nibyo bifite imbaraga. Rero twamaramaje mu mitima yacu gukora ibi bintu kugira ngo bigufashe kugumana ubuzima, bigufashe kugumana ubugingo nk'umuragwa uraganwa na Kristo. Rero nyine kuza kuri izi no kudutera inkunga no kudushyigikira, nawe birakubaka ku giti cyawe. Intego yacu kera mwajyaga mutugurira amasede, ni amasede tugicuruza. Ntago wapfa kujya ku ba DJ wenda zimwe urazibona izindi ukazibura, ariko sura ku mbuga nkoranyambaga nkoresha, kuri Instagram, kuri Facebook, kuri Twitter no kuri YouTube, aho hose wasange ibyivugabutumwa bigufasha. Rero iyo ndirimbo niyo video mperuka gusohora cyashya, ndasohora n'indi muri kwa kane b'iyo remix utakurusha gusenga, ariko iyo Si twe turwana niyo ndirimbo yanjye nshyashya yasohokanye audio na video icyarimwe. Iravuga ngo si twe turwana kandi si twe dutsinda urugamba, Imana yacu ihora iturangaje imbere, Imana yacu ihora iturangaje imbere, Imana yacu ihora iturangaje imbere. Si twe turwana kandi si twe dutsinda urugamba, Imana yacu ihora iturangaje imbere yo. Si twe turwana kandi si twe dutsinda urugamba, Imana yacu ihora iturangaje imbere. Imana ishimwe, ihora iturangaje imbere ibihe byose. Amen. Iracyakomeje kandi kuturangaza imbere. Hanyuma rero abantu badukurikiye, muri abo bantu badukurikiye harimo abandi bahanzi, abandi bantu Imana iri kugenda ihamagara ishyiramo uyu mwuka wo gukorera Imana. Noneho benshi bajya bambaza icyo kibazo bati, ni iki kibabashisha cyangwa se ni iki cyafasha umuntu ugiye kwinjira muri uyu murimo wanyu wo kuririmbira Imana muri ubu buryo namwe mukora, kugira ngo adatera intambwe uyu munsi ejo bugacya yabivuyemo yasubiyeyo, nk'uko bamwe tujya tubona byagenze. Ni iyihe nama ugiye gutanga? Inama wowe urabanza wihereho uvuga uti ngewe ibimbashisha ni ibi. Hano njye mbaganiriza cyane nkababwira, ubu noneho uyu munsi tuguteze amatwi ugiye kutubwira uti ngewe experience yawe bimbashisha ni ibi, hanyuma inama natanga ku bantu Imana bari kwiyumvamo uyu muhamagaro byagenda gutya muri uwo murongo. Ubundi rero nase gukorera Imana biragoye, biravunanye, ariko birashoboka nimba abantu b'abagore nkatwe twarabishoboye.
umuntu w'umusore nkawe byakunanira gute? Nimba dusohoka mu nzu umwana agakurura igitenge ati mama bimeze gutya, umugabo ati mada bimeze gutya, umukozi ati mabuja biragenda gutya, byose tukabinyuramo tukagumya kubaha Imana no kuyikorera, nta cyabikunaniza iyo ufite ubushake. Njye rero ikintu kimfasha gitumye n'ubu ngubu ndushaho kugenda numva biryoshye kuruta mbere, nkunda kubaho ubuzima busenga, busoma kandi nyine buramya. Ni ibintu bitatu: ngira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo nongerwemo imbaraga nshya, nkagira umwanya ubwo iyo ndi gusoma niho ngenda ndushaho gusobanukirwa hamwe na Mwuka Wera anganiriza, hanyuma ngakunda gusenga. Ibintu byanjye byose ni mu gusenga, ntabwo ari uko mfite akazi ka leta bibimbashisha, kuko umurimo w'Imana ushyiramo amafaranga udategereje ngo azagaruka, ariko Imana nayo ikagira ukuntu ibijera, ikagira ukuntu igenda ihuza umugisha w'Imana no kugira ukuboko kwiza mu byo ukoze byose, kuko Bibiliya ndayikunda cyane. Bibiliya ibitsemo ubuzima bwacu, nuko tutabimenya ngo tubifiringe cyangwa tubivive twige kubibaho. Ubundi Bibiliya yaravuze ngo nuba ukunda Imana ukaba waramaramaje kuyubaha, icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Aho ngaho niho hantu ibyanjye biva, icyo nkoze cyose kimbera cyiza kubera ko mpanze Imana amaso. Rero muri ubwo buzima bwo gusoma ibyanditswe byera nkagenda ndushaho kunguka ubwenge no gusobanukirwa no kurushaho kunguka iby'Imana mu mutima wanjye, niho isoko idakama y'ibihangano byanjye ikomoka. Hanyuma nyuma yo gusoma ibyanditswe byera nkakurikizaho gufata umwanya wo gusenga, nkagirana ibihe n'Imana, nkakunda gusenga, nkumva mbese urufatiro rukomeye mfite nubatseho no gusoma ibyanditswe byera no gusenga. Hanyuma y'ibyo kuririmba nabyo ndabikunda. Ni Imana yambaye ndi mutoya, Imana iranshyigikira guhera ndi umwana, kuva ku myaka 8 nibwo nanditse indirimbo yanjye ya mbere. Rero kuva ubwo kugeza ubu ngubu, ubu numva nzarinda imvi z'uruyenzi nkibikunda nkinabikora. Rero kuririmba ndabikunda, numva nakwisakirifiya cyangwa nakwitanga ikintu cyari kunezeza. Nimba ari umwenda nari kugura nshobora kuwigomwa nkayajyana muri studio. Ni abaterankunga ngira ni Kristo wenyine. Cokoze umutware wanjye akamba hafi, akanshyigikira, akandwanira ishyaka, ku buryo iyo mu bwengo ni umurimo w'Imana, ku mpamvu iyo ari yo yose ajya ku ruhande nkabanza ngakora umurimo w'Imana. Rero ubwo nibwo buryo nkoreramo Imana. Ndigomwa nkavuga ngo iki ngiki nari gukoresha, iki ngiki reka nkihorere nyajyane muri studio, iki ngiki nari kugenza gutya reka mbyihorere mbigenze gutya. Donc kimwe kikimukira ikindi bitabangamiranye. Rero ibintu byose ni ukwiha gahunda, urigomwa, icyo wigomwe nicyo kikubashisha kuba uwo wifuza kuzaba we. Nimba Imana mufitanye gahunda ukaba wumva mu mutima wawe ubikunze, birashoboka ko waba ufite n'amasezerano ya kera akubwira ko uzaba umukozi w'Imana mu buryo bw'ivugabutumwa bwiza mu ndirimbo. Biragusaba kubiharanira, biragusaba kubyitangira, biragusaba gushora utiteguye kuzagaruza. Icyo uzagaruza ni imitima y'abera izumva igafashwa, ni imitima y'abari baraguye izabyuka. Icyo uzunguka, inyungu uzazanira Imana nayo nizizakuzanira. Nimba umaramaje kuyikorera, urashora mu by'ubwami bw'Imana, Imana nayo izishore mu mishinga yawe. Nuko nguko tubanye na Kristo. Rero nimba wahagurutse ukaba wumva ushaka gukorera Imana, ukaba wumva umaramaje, urenga amajwi yose aguca intege, urenga imbaraga zose zikwereka ngo ntacyo bizakumarira, wowe wiyumvemo ko hari icyo bizakumarira. Niwumva ko hari icyo bizakumarira, nibwo uzumva ya mafaranga wari gukoresha ikindi ukaba ugiye kuyashora mu by'umurimo w'Imana, niho uzumva ko utayataye. N'indege irashya, inzoga barayisengererana 100 bakabinywera, ngese kuki ntabitanga muri studio, ko akagoroba k'abasaza kayatwara. Njyanjye nzajyana muri studio, ubundi Satani yiga utaranyishe ntaramenya gukorera Imana. Muze dukorera Imana. Bana bato turashaka kubafasha kubereka inzira nziza yabaremera abo mwifuza kubaho. Mutugane, muduhamagare, muhamagare umukozi w'Imana, mumamagare. Inama zirahari, amastudio meza arahari. Kubwiriza ijambo ry'Imana Bibiliya ntabwo ihenda kuruta ipantaro wambara. Umuhamagaro wose wiyumvamo umurikira Imana, ubundi uhagararemo neza. Imana izashyigikira ibyo ugambiriye gukora byose, cyane cyane nimba ari ibyiza. Imana ishyigikira ibyiza,
Imana ikunda ibyiza iyo ugiye kuyikorera umara amaze no gushoramo ayawe, ariko Imana nanone niyo turayikorera ariko nayo iba yikorera. Twebwe iyo tuvuye muri studio igihangano tukakigezaho, Imana nayo iracyamamaza, mukamenya mukamumenya, nawe ejo bazakumenya. Rero ntiwigirire nabi, nimba wiyumvamo ishyaka ryo gukorera Imana, ntusete ibirenge, ntiwumve yuko abagiye kuririmba sekira aribo baryoheye kuruta abaririmba gospel. Oya, natwe dufite ubuzima. Mujya mukunda kubyitiranya ngo baririmba sekira ngo nibo bameze gutya na gutya. Oya, natwe tumeze neza. Twese urabona hari ikibazo dufite. Reka turarya tugasigaza. Nimugire ubwoba, muze dukorere Imana, izajya igenda iduha ibyo dukenye byose buri kintu mu gihe cyacyo. Imana ibahe umugisha. Amen. Babaha kontakte rero kugira ngo nibakenera ubujyanama n'ibindi bitekerezo birenze ibyo ngibyo baguhamagare. Turahari kubw'umurimo w'Imana no ku bwanyu, kandi tumaramaje mu mitima yacu kubasangiza igishoboka cyose kugira ngo Kristo akomeze yamamare muri twebwe. Nimero zanjye ni 078 324 80 niyo nkoresha ku mbuga nkoranyambaga zose. Kuri WhatsApp niyo nimero nkoresha 078 324 80 hanyuma kuri Facebook ni amazina yanjye Stella Christine Manishimwe. Kuri Instagram ni Stella Christine Manishimwe. Hanyuma kuri YouTube ni Stella ninjye wa mugore. Naho ngaho mwansura. Nimugera kuri YouTube mukore subscribe, mukore like, muduhe na comment. Kiza cya comment zidufasha kumenya icyo twakongera mu byiza dukora kubw'umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turabakunda. Yego, murakoze cyane rero. Nimero zanjye ni 0788 513 2